Urugo rwanye mu byihore ni mubimbaze muzabanze mushake undi murambaze cyane muzabanze mushake nabyo utakwishimira kubona umwana we yakoze ubukwe nka buriye ni no mu nama yakugira n'ababyeyi bake bakubwira ati mwana wanjye amahitamo na yawe aho umutima wawe uzashaka kujya nawe abo babyeyi ngo nta bakibaho rero nta mubyeyi utishimira kubona umukobwa wamushingiye umugabo ufite izina uzabubeshaho bora baranamubwiraga ati ubura kundana na kanaka ugwirirana urepfiyo azakumarira iki kweri ubuzima ndi kuba mose bwo buzima nifuje cyane hisemo ni kubaho mu situation tari nziza kandi ntabwo ari byo nkwiriye ati nahisemo umwanzuro utari wo mu buzima bwanjye ariko ntacyo Imana ijya yemera yuko hari ibintu biba mu buzima kugira ngo tubyigireho nyamara wabivuze muri message watanze wavuze yuko ubuzima ubayemo ntago ari bwo bwawe ntago ari bwo buzima washaka sibwo buzima wifuzaga mbese wabaye ufatirwa imyanzuro kubwo kurinda icyubahiro cyawe se cyangwa se wareva n'abandi wenda biterwa ariko icyo wakoreye ibyo byose kwemera kubana n'umugabo kwemera kubaho ubuzima nyine gukora ubukwe bumeze neza abantu bakavuga ati wow tuzareba undi muntu utera ikirenge muki twese muri rusange by'umwihariko abantu batarashaka tubeho turevuye no mu byo gushaka mu buzima bwawe bwose niba ubayeho utarafashe umwanzuro uko ukwiye kubaho ubuzima urimo niba atari amahitamo niba atari umwanzuro wafashe bati ngiye kubigeza gutya ubwo buzima uzahora ubwicuza Yes, ibihe byiza reka nongere mwifurize kugubwa neza cyane wowe wakoze subscribe kuri channel yarerwe Masocialness. Yes, nagarutse rero nkwibutsa yuko ushaka kwambara neza, ushaka costume zimeze neza, ushaka kodesha imikenyero myinshi cyangwa sumwe cyangwa guhera kuri umwe kuzamura imikenyero so washaka reka ngurangira abantu bitwa Umushanana collection abo ngo nibo bakwambika nibo bamenyerewe cyane mu birori bye bitandukanye by'umwihariko nk'ubukwe abantu bashaka kwaga costume ko kujya gushaka gutereta umukobwa cyangwa se ugiye wabaho umukobwa ugiye kumusura igihe gihe uzakenera costume handi rero uzayikura ni mu Mushanana collection urahamagara izo nimero rebaho hasi cyangwa se wandike kuri WhatsApp byose nimero zose ziriho hanyuma bakwambike neza kwambara neza ni inshingano zabo ndabagushimiye cyane ariko kandi nanone muri cya gihe ukeneye abagukorera service abakwambika abagukorera service bakora protocol mu birori bye bitandukanye reka nkurangire inare protocol nkubwira ko abo ngabo nabo bashobora kugufasha ibintu byawe bikagenda neza bakakurinda ikintu cyiswe igisebo no kwicuza hanyuma mu birori byawe ukeneyemo inare protocol ntago ibyo birori uzabikora washize shitingi nyuma yawe niyo background rero abayikora nta bandi bwo ndi kuvuga decoration haba ku modoka haba mu bukwe bugiye bitandukanye mu nama se ibyo byose bikorwa n'abantu witwa Alice Decoration cyangwa se abitwa Alice Decoration abo ngabo babizobereyemo cyane nzagenda baha ubutazana bahingiro z'ahantu bagiye badekora murebe uburyo biba bimeze Alice Decoration rero nibo bashaka kugufasha mu birori bya bikagenda neza abo bantu bose uramusubahuje bose ukabahuza ntekereza ko ubukwe bwawe bwa rutu bwa Vestira na Idrissa yes nikomeje rero uyu munsi nje kwivugira ku nkuru zigiye zitandukanye harimo nuwo nkomojeho ari we witwa Vestina ariko ni Vestina arajya nyibutsa niwe Vestina ni Vestina uri okay harabona abonye yavuze ngo ni Dorcas ngo hari inkuru tugezeho mu kanya ariko mbere uko mvuga murabizi ko mbere uko ninjira mu nkuru tayari nyine murumva ko umuntu uje kuvugaho ni Vestina umwe uherutse gukora ubukwe reka mbaze mubishe kano kantu mbere yuko ngira ikintu mvuga urugo rwanye mu byihore ni mubimbaze muzabanze mushake undi murambaze cyane muzabanze mushake Doruka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzabure oya mwabantu meze mu byihore Doruka sazabaritse namukubita iyo nafata inkoni nkamucira aramutse ageshatse akiri muto cyane ese ukora tukiri muto oya ngiye reka umugambi w'Imana nta wamenye wese umugambi w'Imana ubaye nk'uwa oya mana yanjye mana wowe ukunze nagenda nkiri muto kujya
oya mwabari ariko gushaka ukiri muto ni byiza ariko nanone uri kumva harimo izihe mbogamizi gushaka ukiri muto rero mama mama wanyohereza Dorcas ndabatanga muri babiri baza nagize amahirwe anyohereza agasaza kanje nta amashuri ahita afungura nabazaga kunsura bagenda ngasigara ndikura ngavuga ati ma nsigaye njye baza ko nuba ntabwo ndize genda mwakumvishe kaje mbashakira kandi mbere ko ndashaka guhuza video zigera muri ebyiri mu makuru tugezeho agakanya mu makuru tugezeho agakanya yihutirwa aguruka cyane kanze mbanze mbumvishe indi nkuru nanone nari ndi kumva hano University na Dorcas mu kiganiro yakoreye kuri MIE Empire cyane MIE Empire ibintu nk'ibyo bijya gusa gutyo ndagira ngo wumve nakangaka ugatega amatwi neza umva hano ashiraho naka emoji uze tugenekereza mu Kinyarwanda ubuzima ndi kubamo sibwo buzima nifuje cyane hisemo ni kubaho mu situation tari nziza kandi ntabwo ari byo nkwiriye ati nahisemo umwanzuro utari wo mu buzima bwanjye ariko ntacyo Imana ijya yemera yuko hari ibintu biba mu buzima kugira ngo tubyigireho ati narize bihagije nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi ngo yangize ubuzima bwanjye ati umugabo wundi nzahitamo nzabanza mumenye mbere menye umuryango we menye buri kimwe cyose kuri we ati nta muntu uzongera kunkoreshwa izo ni zimwe muri video cyangwa se muri bimwe byavuzwe n'uyu mukobwa witwa Vestine mu makuru yihutirwa cyangwa se mu makuru yatugezeho hari ababonye post y'uyu mukobwa witwa Vestine ndi gushaka kongeraho ngo na Dorcas yagize gutya apostinga avuga yuko ngo ubuzima bayemo mbese yapostinze amagambo asa nkaca amarenga yuko urugo rutigeze rumuhira cyangwa se ndagutandukana n'umugabo we nkuko bamwe barimo barabivuga nkuko mumaze kubyiyumvira avuga yuko ngo ubuzima arimo atigeze abwishimira n'umunsi warimo ngo waciyemo igihe gito ni inkuru abantu basamiye hejuru wagira ngo bari babyishimiye kumva ko umugenzi wawe yasenye cyangwa se urugo rwamunaniye ukumva yuko ari inkuru yo kuvuga nubwo nanjye nje kuyivuga ariko ngewe sije kwishimira yuko yashenye cyangwa se yuko byamunaniye kandi sije kwishimira yuko arimo kwicuza ahubwo ngewe icyo nje kuvuga ni ubuzima twebwe ubwacu twiberamo tukabanamo n'abagenzi bacu kandi nibibabaho ibiba kuri mugenzi wawe nibiba kuri ngiye byose bikwiye kuduha isomo ubuzima twiberamo tukabaho tutazi igisobanuro cy'ubuzima icyo ari cyo hari umuntu uhora avuga ngo ubuzima ngo bwarangishije ngo isomo ry'ubuzima whatever ibintu nk'ibyo ngibyo ariko utamubaza ngo ubuzima ni iki ubwo buzima avuga ni iki mbere yuko mvuga ngo isi ngo mvuga ngo umuntu ni mubi mvuga ngo ibiki n'ibiki icyo uri gukonta wowe yitsaho cyane ni iki baza umenye igisobanuro cyacyo hanyuma rero ngewe igisobanuro cyanjye naragitanze hari uwabimbaje ramaze wowe kubaza abandi ngo ubuzima ni iki wowe uzi ko ubuzima ari iki twabivuga mu buryo butandukanye ubuzima twabusobanura mu mashusho atandukanye ariko mu gisobanuro kimwe ubuzima ni amahitamo nta kindi ubuzima ni amahitamo izindi details zose zazamo zivuga yuko ngo ubuzima ngo izindi details zose wazana mu buzima ariko habanza ikintu cyitwa amahitamo kuko niba ubuzima ubayemo atari amahitamo yawe bizakugendekera nk'uko byagendekeye Vestine nk'uko biri kuvuga ikizabaho ni ukwicuza aricyo nshaka kuvuga
niba ubuzima ubaye mubihitirwamo n'abandi bantu, ubuzima ubaye mukaba utekererezwa n'abandi bantu, mu buzima bwawe udafite umwanzuro, udashobora kwifatira umwanzuro. Swat ushobora kwifatira umwanzuro w'ubuzima ukwiye kubaho, society kugarije cyangwa se n'ababyeyi cyangwa se n'abandi bantu n'isi, reka nkoresha iryo jambo, bakaba bakuvuguruza kuri uwo mwanzuro, hakakuviramo kwicuza, cyangwa se ukaba ubaho nta n'amahitamo ufite, nta mahitamo, nta myanzuro, nta cyo ushobora mu buzima ushobora kubaho, nta mwanzuro wifatira, uri umuntu nyene se ugwirira nawo ngaho. Icyo gihe nawo igihe kizagera nabwo uzicuza. Rero ubuzima butabamo kwicuza ni ubuzima burimo imyanzuro yaturutse muri wowe, ni ubuzima wahisemo wowe ubwawe. Ariko n'umuntu uvuga ngo ngiye ku buzima mbamo nabuhisemo nkaba mbyicuza, icyo gihe ntago ntekereza yuko ntiwahisemo kuko buri kintu wahisemo, icyo wahisemo ntushobora kukicuza. Hanyuma rero icyo nshaka kwigarukiraho hano, Vestina kigaragara yuko atangiye guca amarenga yuko urugo rwamunaniye, cyangwa yego nanjye ngo ushaka ko utamunaniye, ariko ikigaragara nuko ari kwicuza. Mw'abantu mwe hari igihe tubaho dusa nk'abantu basigasira izina, dusa nk'abantu barinda, burantekereza yuko buriya abantu baranabibonye, twabivuze muri video y'ubushize, yuriya witwa Yampano, ikintu cyose mu gihe waje kuri social media ugashyiraho ubuzima bwawe, bavuga ngo ubuzima ngo buba buri prive, ngo udashobora ngo gushyira hanze. Icyo gihe mu gihe wamaze kwidarapa ku mihanda, hari abantu bakuzi bamaze gukubona, ubyumva. Uwo muntu rero mu gihe wishize hanze, uwo muntu ntazakuyoberwa, nashaka amakuru yawe ntazayoberwa. Uyu Vestina ajya gukora ubukwe, wenda sinango nibuka amatariki neza, ariko muribwa ko yagiye mu murenge rwihishwa abantu batabizi, turyamye, turi mu mirimo, turi kwikorera utuntu twacu, hanyuma tujya tubona kuri kamera yo mu murenge amashusho barayazana, uko ngo bari bamujyanye, ngo bari bajyanye na kameramani wabo wa manager wabo, ko bivugwa ngo undi mu kameramani wose n'uwashakaga gukuramo telefone byabaga ari bindi, ku buryo ifoto twe twabonye ifoto ya kamera, CCTV kamera zino zo ku mazu, izo twabonye birakemangwa, biravugwa, birahwihwiswa n'ibiki, ariko birangira akamenyetso kabigaragaje bari kurahirira kuri mikoro y'igitangazamakuru kimwe. Hari icyo bari uvuga ngo ni manager wabo ari we Irene nyine, n'undi n'uwari wabajyanye. Ibi bintu biba mwibanga nk'ibitemewe, ariko ubundi ibintu byose bakora mwibanga se biba bitemewe, biba byemewe, ahubwo ni kwa kurinda kubw'umutekano w'umuntu. Hanyuma igihe kiragenda, bigereje ubundi mu kwa munani, bihwihwiswa, bivugwa, tutaramenya ukuri guhari, tujya kubona tubona Vestina akoze ubukwe n'uwitwa Idrissa, irindi ntibuka neza. Nyamara abantu bakavuga bati, tukabona ubukwe ni bwiza, tukabona abantu barakundanye, ibintu bimeze neza, abantu bakavuga ati nyamara Dorcas urasimbutse muri aya maeskariye, Vestina urasimbutse muri aya maeskariye, bajya bavuga kugira ngo uzamuke ugere muri etage hejuru, urasimbutse, hari amaeskariye utarutse. Nyamara ibyo bintu nta kintu bivuzeho, tubyima amatwi, abanyarwanda turabireba, turavuga uvuba, tuvuga ibintu byinshi, ariko nyuma y'igihe yongera kuza gukora ikiganiro amaze gukora ubukwe, araganira, ariko buriya ngo bajya bavuga ngo ntawe utwika inzu ngahisha umwotsi. Inzu niyo yabakishijwe na beto, sinzi uburyo yabayubatse kugira ngo utwike mu nzu. Hano hari inzu ndi kubona idafite icyo twe tuzi ngo ni amakositara, ariko sinzi ko watwika
nguhisha umwotsi ni ibintu bidashoboka ni ibintu bidashoboka. Vestine mu kiganiro yaraganiriye nkuko nabibumvishije mbere, bavuga ku bintu byo gushaka ariko kumva nashaka gukandagiramo, ntashaka gukuraho n'akayiko ku makuru bari kumubaza, ku makuru agomba gutanga. Abuza muri umuntu avuga ati nk'abantu nta muntu ngira inama yo gushaka akiri mutoya, ako kantu mukabika ahantu akiri muto. Bamubaza impamvu bakavuga ati njye ni umugambi w'Imana, ntabwo mbizi niba abandi ariko byagenda. Ati by'Imana ntiwabimenya, ukumva nabyo arabivuga aremera ko ari umugambi w'Imana, ariko ukumva nawe ntari shuwa yawo neza niba ari umugambi w'Imana. Mu bigaragara yuko mu rugo njye nagiye mbona amavideo menshi bagiye bakora kuri video, aba YouTuber benshi bagiye bagaragara bavuga ati Vestine urugurimo. Twabikubwiye mbere yuko ujya no mbere yuko n'ubukwe bunaba, tuvuga yuko tukubwira yuko ntago babimubwiye, ahubwo wenda niba baranabibonye bakoze ikiganiro baravuga ati ibyo bintu ugiye sabyicuza. Vestine nabo bigaragara urugo mu minsi itarenze ingahe, ntekereza ko kiriya kiganiro gikoze hadashize n'ukwezi cyangwa se ibyumweru 3. Abuza muri umuntu ati uramutse unashatse twabonana twarwana. Ibaza ibintu umuntu ushatse hatarashira n'ukwezi, umuntu utangiye kwicuza icyo gihe uhita wibaza ibintu byinshi. Nubwo tutavuga ngo yaramukubitaga ngibiki, ntabyo dushaka kwinjiramo, ahubwo sinye umuntu akwereka avuga ati aturugo ti muri make ni kwa kuri kugenda utekereza ikintu kuri bukibone, ahubwo ugazaga ewana bireze kwihangana. Icyo gihe Vestine hashize iminsi amaze kuvuga kuri iyo video, bibana bose amaze kwibona aragaruka arivuguruza ati mba nikinira, ntago byayo ntago mba nkomeza. Nabyumva bigaragara ko abantu namugeti barengeye, wowe urashaka kwiraburiza, washaka kwisenyera urugo. Ntekereza ko ari nawe magambo bakoresheje, washaka kwisenyera urugo ukiri muto rutarakomera. Aragaruka aravuga ati narabeshyaga, niko mu magambo ntiyavuze ngo ndabeshya, ariko mu magambo yakoresheje bisa nkaho aravuga ati kabira narikiniraga ntago byari byo. Nari studio bimubajije, ari studio ngira ngo baramuzi aba Canada niba itarika igihe ba Vestine bagiye gukora ikiganiro, mwumva ko giye inkuru yose nari kurikiye. Igihe ba Vestine bagiye gukora igitaramo, igihe bajya muri Amerika, mu bantu babakiriye harimo n'uwitwa Arisudi. Yarabakiriye asa nk'utebye amabwira Vestine ati ngo Dorcas ngo nashaka ngo uzamukubita. Urumva ko message muri yatambutse. Hanyuma Vestine aritarose ati kareka mba n'ikintu ase namugira iki. Kandi mu kiganiro nsubiye inyuma, murumuna we yaravuze ati abwira uwo bari barimo baraganira w'umunyamakuru, atukunzi ngewe ukunzi, urabona nashaka nkiri muto. Akantu ko ukiri muto rero. Hanyuma rero nyuma y'ibihe byose, izo saga zose, Vestine arongera aranditse arapostinze ati ubuzima ndimo ndi kubwicuza, sibwo nakabaye ngirimo, atubona hisemo tinaribeshye. Buriya ubutumwa si amagambo umuntu avuga, ahubwo ikiri nyuma y'ayo magambo yavuze nibwo butumwa buriya buba bukomeye. Ngiye nshobora gusubiramo amagambo Vestine avuze, ariko nkabasubiyemo amagambo, ahubwo icyo twe turi kumvamo kuki abantu barimo baravuga ngo ngagiye gutandukana, kandi ntago ijambo gutandukana ririmo, ahubwo nuvuga ngo icyo kintu uri kuvuga kitanditse nicyo wumvise nyine mu magambo Vestine yatangaje. Hanyuma aravuga ati ubuzima ndimo, reka ngiye mvuga icyo numvise. Ati ubuzima ndimo nabugiyemo ntabishaka, ndabwicuza kuba mburimo. Ati mbonye amahirwe nkongera nkatangira nkabasingo nkava muri ibi bintu, ntabwo nazongera kugirwa inama, ntabwo nazongera guhubuka. Icyo nashaka nshaka kwivugiraho, hari igihe mu buzima tubaho ngo turi abastar, kandi abenshi urubyiruko rwinshi nyine icyo duharanira usaba amafaranga gusa. Iyo ufite izina nyine n'amafaranga arizana, duharanira gushaka kumenyekana, ariko tutazi
tutabasha no gutekereza niba uwo mwobo cyangwa se iyo si turi kwishoramo tuzabasha kuyijera, tuzabasha kwihangana ibyo tuzahura nabyo. Ari igihe umuntu yumva ati nimba umusitari zambaye ubuzima bwiza, ariko icyo ngiye maze kubona hano nuko abantu benshi bafite izina, abahanzi se, reka vuge ngo abasitari muri rusange, umuntu wese navuga izina ryo ukamumenya, n'abandi bose bari kuzamuka, ubuzima mubayeho ni fake mibereho, mugani w'umusaza, fake mibereho. Kubera ko niba uyu mwana ikigaragara yuko yari yifitiye umuntu bakundana, uraho ugwirirana, ariko kubw'izina umukobwa afite ataringanya n'umuhungu, cyangwa se umuhungu ari uwo wo mu mibyuke pfiyo, akabona uwo muhungu niba n'urugo rukundo runahari, niba ramuka babaye cyaro ukuntu bizavugwa. Ikigaragara cyo niba uri kwicuza wabivuze neza, wavuze uti ubuzima ubayemo ntabwo ari bwo wahisemo, bivuga ko rero ubuzima ubayemo hari abandi bantu babuguhitiyemo vesti, hari abandi bantu babuguhitiyemo kubw'izina, kubwo kurinda izina ryawe, kubwo kurinda se cyubahiro cy'idini, maybe kubwo kubaha umuryango, guhesheshemo umuryango, niko numva bavuga. Uhitamo iki? Uhitamo yuko wemera umugabo ufite amafaranga, ufite izina, ukomeye, mukibanira. Ariko nyamara wabivuze muri message watanze, wavuze yuko ubuzima ubayemo ntabwo ari bwo bwawe, ntabwo ari bwo buzima washakaga, si bwo buzima wifuzaga. Mbese wabaye ufatirwa imyanzuro kubwo kurinda icyubahiro cyawe se, cyangwa se wareba n'abandi wenda biterwa. Ariko icyo wakoreye ibyo byose, kwemera kubana n'umugabo, kwemera kubaho ubuzima nyine, gukora ubukwe bumeze neza, abantu bakavuga ati wow, tuzareba undi muntu utera ikirenge muki. Umuntu wakoze ubukwe bujye kugera ku rwego nk'ubwa nawe, nibo abantu mvuze mbona bakoze ubukwe kabisa, nkavuga nti cyakoze. Abandi bigira hano hirya muri ya matenta yande kwirirana mu bishanga, akaba bajya gukorera ubukwe, ariko barabakoze ubukwe papa. Kiye nibwo bukwe bwanyemeje, wenda nawe ufite ubwakwemeje. Ibyo bintu nta mukobwa nzi muri rusange, abakobwa bose nta mukobwa ushobora kwemera ko umuterura. Byandi bavuga ngo ni uguterura, ukundana n'umuhungu akaba ati ndaguteruye ndagutwara tugende kwibanira. Nta mukobwa wabyemera. Umukobwa wese abashaka kwemeza, guhesheshemo umuryango, ukabona yambika papa we ingofero, akambika mama we, akambika papa we ingofero, akamuha n'inkoni, hanyuma akambika mama we urugori. Si cyo cyonyine bamwambikara, simbizi. Nta mukobwa icyo gihe n'umubyeyi, nta n'umubyeyi utabyishimira, nta mubyeyi utakwishimira kubona umwana we yakoze ubukwe nka buriya. Ni no mu nama yakugira ni bake, ni ababyeyi bake bakubwira ati mwana wanjye amahitamo na yawe, aho umutima wawe uzashaka kujya, mbese amahitamo yawe aho azajya nawe. Abo babyeyi ngo nta bakibaho, ngo ababyeyi ngo badashobora kugira uruhare ngo mu mahitamo y'umwana, abo ngabo sinzi ko bakibaho. Rero nta mubyeyi utishimira kubona ibyamamare byose umukobwa wamushingiye umugabo ufite izina uzabubeshaho. Bora baranamubwiraga ati ubona uburakundana na kanaka, ugwirirana urepfiyo, azakumarira iki kweri? Wakundanye n'umugabo uzaguha amafaranga, mwana byara mukabona uko murera abana banyu, utazakodesha, urajya gukundana na Manweri ukishakisha, utarashobora kwigura n'ipantaro, kandi ubwo muhungu ubona akunda baranamupfobya kugira ngo ubanze wumve n'ukuntu anaciriritse. Ataya moto aracyayasaba, ntiyagutegera moto ikujyana, wenda ashaka gutegera motiza ariko igusubizaho ntiyayibona. Ariko ujye gushakana n'umugabo ufite nanjye ngo ufite moto, ujye gushakana n'umugabo ufite imodoka, ufite ibintu byose, uzaguha ibintu byose ushaka, byandi Manweri ataguhaye. Ati niyo waba utamukunda wakihangana urukundo ruraza. Kubyumva bakugira iyo nama, ibitekerezo byawe biburijwemo, wari wifitiye amahitamo, uravuga ati mugani wa mugani ibintu niba bihari, urukundo nta kuntu rutabura kuza, kuko bikubera n'impamo n'ubukwe burakunda, ubaho neza.
ariko nyuma y'igihe urabona ko kubaho udafite amahitamo mu buzima, kubaho ushaka ngo kwimpressiona abantu, niko babivuga, ushaka gushimisha abantu. Umuntu numushimisha, vezina ko abantu baje mu bukwe bwawe bakishima bakamererwa neza, niba ariko koko niba ibyo bintu byabaye, niba iyo gahunda yabaye yo gutandukana, niba ayo magambo koko ya posting ari we wayapostinze, debera abantu bagushutse bari he? Ntekereza ko kugeza kuri iyi saha nibwo ufashe umwanzuro muzima. Ibyo bintu niba ari ukuri, nibwo bwa mbere noneho wifatiye umwanzuro, niyo mahitamo ya nyayo ukoze yo kuba wakihitiramo gutandukana n'uwo muntu. Yewe wenda siyo nama ndi kukugira, ariko njye numva ari wo mwanzuro ufashe, kuko igihe cyose washaka gufata umwanzuro wawe bigaragara ko waburijwemo, ahubwo washyizwe mu buzima udashaka kubamo. Wakunze umuhungu barakubwira ngo aragwirirana, ujya gushaka umuhungu w'amafaranga, icyo gihe nticyari amahitamo yawe, kuko nawe ubwawe muri video bivugira ko wari ukiri muto, ngo gushaka ukiri muto ngo ntago ari byo, ngo ntago ari byiza. Ikigaragara ko ubwo buzima bwo kuba mu rugo, bwo kuba umugore ukagira umugabo ejo cyangwa se ukagira umuryango, ntabwo bwari ubuzima bwawe, ntabwo yari yo mahitamo yawe, ahubwo wowe wari ufite igitekerezo, wari ufite n'igihe wumva upangira kuzakora ubukwe. Ibyo bintu biricwa, iyo suyijyamo umugore ugira n'umugabo. Mu gihe wongeye kubyutsa umutwe usa nk'ugaragaza yuko ibyo bintu utabikunze n'ubwo wabigiyemo, igihe bavuga ngo gushaka ukiri muto ngo sibyo, ngo si byiza, wongera urashukwa bakubwira yuko utisenyera ceceka, barakomakoma uragaruka urabyiyakana bati eka narabeshyaga, urongera ushyirwa mu buzima bw'ikinyoma, amahitamo yawe urayareka. Ariko nyuma aho bigeze basi, njye numva ari wo mwanzuro ubundi ari wo, mbese iki nicyo gisobanuro muri cy'ubuzima, ari niyo mahitamo uhisemo kubaho. Niba kuko ibyo bintu, niba Vestine agiye gutandukana na Dorcas, Vestine agiye gutandukana na Idrissa, akaba uyu mwanzuro ari we nta wundi muntu umugiye mu matwi, ahubwo arebye akabona akabati ibintu ngiye simbifitinga, ntago mbimerita, ndumva wapi, ukaba wifatiye umwanzuro bati ngiye gutandukana n'uyu mugabo. Ntekereza ko mu buzima bwawe uherewe umwanzuro ufashe utagiwe mu matwi. Ariko hari indi nkuru numvishe mu kanya ngarabipozinze ahita bisiba. Ibyo bintu umuntu ukugiriye inama nanone, njye ntekereza ko umuntu adakwiye kureba amaso y'abantu, cyangwa se kuvugwa, gutukwa, kwangwa n'abantu, kugira ute mu gihe amahitamo ari ayawe. Niho natangiye mvuga nti mu gihe wowe wahisemo, wihitiyemo icyo ushaka, ntabwo ujye witegura kutazanicuza. Ntabwo ushobora kwicuza mu gihe wihitiyemo ibintu, ntabwo wakwicuza. Ariko mu gihe wahitiyemo n'akanaka akakubwira ati ibi nibyo byiza, urashaka ibi, yego nibyo biragoye, ariko dore nubwo bibabaza ariko birihuta, ukishakira umugabo ufite amafaranga ariko nyamara ntumukunda, nyamara wenda ikigaragara nuko uyu mugabo yakundaga Vestine. Hari abandi bakobwa b'ikimero hano hanze tuzi, yagakwiye kwataka cyangwa se akaba yaranabatatse, oya reka tuvuge ngo yagakwiye kuba yaratatse akaba ati ngenda shaka ko bara nawe, ariko akaza agahitamo wowe. Nikigaragara ko uyu mugabo yakundaga Vestine, ariko Vestine rero kuba utangiye kwicuza ni ikigaragara yuko umuntu ntiwamukundaga. Icya kabiri warashutswe, icya gatatu ntiwashutswe, warashutswe sinzi ukuntu nabyita. Uri mukuru, ntabwo wajya bashuka umuntu mukuru uregeje imyaka y'ubukuru, uwo muntu yagize akadashukika, ahubwo wowe nawe wagendeye ku bitekerezo bya abandi barabikumvisha ko, kandi baca umugani ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara, kandi ngo abahigi benshi bayobye imbwa. Unyumve neza, simvuze kuri imbwa, kandi nanone simvuze yuko ugiye gusara, ahubwo nyine niko umugani uvuga. Niba ari abantu benshi bakakugira inama, wari wifitiye umwanzuro wawe, ntunabagishe inama. Kandi ntekereza ko buri gihe umuntu niba aje avuga ati ugiye gushaka umugabo w'umukire, kana karagwirirana, nari natanze urugero rwa Manuel aragwirirana, nta kintu kirimo. Dore umugabo ufite amafaranga uri tayari guhita kujyana mu mago, nta kintu uzabura. Ntekereza ko umuntu uza kubwira gutyo, nawe ubwawe ntiwatinyuka kumubwira ati ese ko mfite Manuel akaba agwirirana, akaba nta kintu afite, ndakora iki?
nkora iki kugira ngo tubane? Icyo gitekerezo ntiwigeze ugitanga, ahubwo waganjwe n'ibitekerezo bya babandi no mu mwanzuro. Katuvuge ko wenda Vestine agiye no kuvuga ati reka nzabitekerezeho, nabyumvise ariko reka mbitekerezeho. Iyo abantu bakugiye mu matwi ari benshi gutyo, bakubwira gutya, nawe igitekerezo ujya gufata nta kindi kigendera kuri ya myanzuro yabo. Uragenda ko bateko se wa mugani, ndajya gushaka umugabo ugwirirana, ndi umustar mfite izina rimeze gutya, bizavugwa he? Icyo gihe ntabwo utekereza kuvuga ngo ni urukundo. Icyo gihe urukundo ruba rwavuyemo, ahubwo nyumva utugenda kwiteza byawe n'imyanzuro ufata izivuga iti ntawamenya, wasanga mugana umugambi w'Imana ari uyu. Sinzi impamvu umugambi w'Imana utajya ujya ahantu habi. Yabana ikintu cy'imisengera nacyo njye nyitinyira. Umuntu akumva ko niba abahanuzi, kuba yemera abahanuzi, niyo umuhanuzi aje akubwira ati uratashye, Imana iraguhamagaye, ntabwo icyo kintu umva ari cyo. Siko bavuga ngo umuntu aba yitabye Imana. Niba umuhanuzi agwanona Imana iragutembereje, iraguhamagaye, uratashye, icyo gihe uhita ufata yirindwe, utarya utanywa udasinzira, ukuraho urwo rugendo, uvuga ati ndabyamaganye toka. Ariko yakubwira ngo nkujyanye mu mahanga, ewana nta masengesho ukora yo kubisengera, ahubwo uhita ushaka ituro ribyibushye rishobora gushimisha Imana ukayiritura. Ni ukuvuga ngo sinzi, bigaragara yuko no mu kintu kijyanye n'imisengere bisa nkaho Vestine wabonye ko noneho mvuga ngo no muwakugiraga inama, no muwagiraga inama uyu mudamu, harimo n'abantu basenga bavuga ati dore umugambi w'Imana, dore wakoreye Imana, ntabwo Imana ntiyagwemba. Baraheza bakakwemeza yuko uwo mugabo ari Imana yamuguhaye. Sinzi impamvu nyine ibintu by'ibisengero byose birasa ku kintu cyiza, bitajya bivuga ikintu kibi, kandi nyamara mu buzima njye hari akantu ngenderaho kavuga ngo mu buzima umuntu ukwiye kubaho, niba ufite amaboko abiri ukwiye kuba uzi ko uri umukandida wo gucika akaboko kamwe. Niba uri umukandida, niba ufite amaguru abiri uri umukandida wo gucika akaguru. Yego, ariko ibyo bintu ntabwo umuntu ashobora kubyumva. Tuvuga urupfu, tukavuga ibintu byinshi, ariko nta muntu n'umwe ndumva bahanuriye ngo ugiye gupfa ngo avuge ngo amena ngo ndabyakiriye. Aratokisha bate kare Imana izabe hariya nanjye mbe hano. Ibyo kuvuga ngo nzabana nayo bizaba kumeruka, imeruka ni ryari? Icyo kintu ko nacyo giye kincana. Rero ngarutse arakana ejo bundi numvishe karuvuga ngo abana sibo, si cyo kibazo, ahubwo ikibazo n'ababyeyi. Umubyeyi arakwicaza akavuga ati mwana wanjye ntuzigere usebye, dore turakennye, ntuzigere kuko buriya umubyeyi yega bakunda umwana, kandi nta mubyeyi wakifuza ko umwana abaho mu buzima bubi. Umubyeyi niba adafite ubushobozi bwo kuba yakubakira, arababikora akaba yaguha inzu runaka ukajya kubaho neza ugatangira ubuzima, cyangwa se akaguha amafaranga menshi simbizi, mu gihe atabifite ariko akaba afite ibitekerezo yabiguha. Kandi mu bitekerezo ntekereza umubyeyi yaguha, ntiyaguha ibitekerezo byo kuba washaka umugabo ukennye cyangwa byo kuzashinga urugo rugwirirana. Iri kubyumva? Ni ukuvuga ngo rero ababyeyi nabo bajya bagira uruhare mu guhitamo nabi kwacu, kuko urugo bagiye kubaka aba ari urwanjye. Nibamponda uzaba uryamanye na papa, cyangwa se muzaba muri mu rugo, bazamponda nceceke, niza kukurira uvuga ati niko zubakwa, kandi ari we muntu wancoyeyo, umbwira ngo ningende ngo umugabo ni mwiza, ngo n'uw'Imana, ngo nibiki, ngo sinzabasebye. Uri kubyumva? Umwana yarangiza agakunda umuhungu bitari uko amwanze, ahubwo ari ku cyifuzo cy'ababyeyi, ahubwo ari uko ngadashaka kugusebya umuryango. Umwana akagenda akabaga akifasha, ariyo byabaye kuri uyu mwana w'umukobwa, niba kuko ari byo, wenda amahirwe nuko batari bakabyara n'ibiki ibintu nk'ibyo, ariyo byabaye kuri uyu mwana. Rero numva isomo hano twakuramo, niba kuko ibi bintu ari byo, ndi kugaruka ngo niba ari byo koko, isomo twakuramo hano, nyamuneka tureke kuba ubuzima butari ubwacu. Ubuzima butari ubwacu ukabaho ubaye mu bitekerezo by'undi muntu,
kandi uwo muntu namara kugushuka icyo gitekerezo ukagikora nta kindi kintu azagufasha kandi n'inama azakugira n'ujya kumugisha inama uzamugisha icyo azakubwira ntabwo azakubwira ngo bisohokemo ahubwo azakubwira ngo bigumemo mbese ni urwo rugero maze gutanga ari umubyeyi ukubwira ati genda ushake kwa ganaka uriya musore ntacyo azamuhindura rwagira akakunyuzamo ebyiri ukajya kwa mama wawe ukajya kumubwira uko bimeze akavuga ati niko zubakwa nese akubwira ngo ngwino ntabwo akubwira ati ngwino kuko n'ubundi niba warakohereje kandi niyo kosa ntiyarikora ariko warahisemo ukavuga ati ngiyewe aha niho nzaba niba naremeye kubana na Manweri akennye uko byagenda kose yego ntazibana zidakomanya amahembe bararwana kereka nyine zitayafite sibyo ntazibana zidakomanya amahembe kereka izitayafite ariko iziyafite zirayakomanya icyo gihe niyo wabana n'umuntu wahisemo wowe ubwawe witemo n'umutima wawe wumva ukunda icyo gihe nta kibazo nta n'urubanza ibiba byose urabyirengera kuko ubuzi ko ari wowe wabihisemo tuzabana mu byiza no mu bibi iryo sezerano ntiwarirahiye iyi sezerano university tuzabana mu bibi no mu byiza ariko none ibi bibaye ni biki ni bibi cyane ni byiza nta na kimwe kirimo ni biki sinzi rero twese muri rusange by'umwihariko abantu bakiri gushaka kuko cyangwa se batarashaka tubeho turevuye no mu byo gushaka mu buzima bwawe bwose niba ubayeho utarafashe umwanzuro uko ukwiye kubaho ubuzima urimo niba atari amahitamo niba atari umwanzuro urafashe bati ngiye kubigenza gutyo ubwo buzima uzahora ubwicuza mu buzima bwawe uzahora wicuza uko byagenda kose niba ubayeho uvuga uti niba ubayeho uzi ko mu buzima bwawe utarigeze uvuga ati kuba mbayeho gutya ni njye wabishatse ni amahitamo yanjye sibyo nabahaye urugero rwo kubana n'umukobwa n'umuhungu ukennye kuba narabanye n'uyu muhungu ukennye meze gutya ni amahitamo yanjye ukaba ubizi icyo gihe ntuzicuza rero dukuremo isomo ry'uko tudakwiye kubaho mu bitekerezo yego ntabwo ntushobora kwanga igitekerezo cy'umuntu kugisha inama ni byiza ariko iyo ugisha inama uhereye ku byo ufite iyo ugiye kugisha inama nta gitekerezo ufite ubwo nyine ubaho mu buzima bw'undi muntu ubaho mu bitekerezo by'undi muntu ni ukubaho ibyo uhura nabyo ntabwo ari uba warabihisemo aho ngaho bakwiye kwicuza rero ikintu cyiza ni uko niba ugiye kugisha umuntu inama niba ngiye kureba Manweri nkamubwira ati Manweri ngira inama bimeze gutya na gutya ariko ndumva nagira gutya mbikore cyangwa gutya ahera aho ngaho akugira inama ariko nugenda uvuga ati ngewe bimeze gutya ariko sinzi icyo nakora niba utazi icyo yakora rero azakwereka icyo we yakora icyo atekereza kuko we si wowe niwe nakugira inama azakubwira icyo yumva we yatekereza kuko wowe udafite icyo ahera nyine utekereza ufata umwanzuro ni byiza rero twirinde kwicuza nyamuneka mu gihe twamaze no gutakaza ikintu hari ijambo umusaza yakunda kuvuga ati nuhagarara mu nzira y'iterambere nuhagarara mu nzira iterambere riri kunyuramo ukahagarara mu nzira neza ati nuhagarara mu nzira iterambere riri kunyuramo ukayihagararamo neza iterambere rizaza rikwanure rikujyane ngo ariko nuhagarara ku ruhande rw'inzira iterambere rinyuramo rizaza riguhushura iterambere rizaguhushura niyo mpamvu rero ni byiza yuko ukwiye kubaho ingaruka z'imyanzuro y'ubuzima wafashe ukazibamo ukabyemera icyo gihe ntabwo kwishyuza kuzabaho ariko niba wicuza ubuzima ubayemo warakoze amahitamo ntekereza ko buri ukwiye gutekereza kabiri kuko bura ntabwo barahisemo nyine iyo uhisemo ugafata umwanzuro n'ubundi mu yandi magambo ni ukwiyemeza niba uvuze ngo ndagiye egare kugenda ntugutekereze kugenda gusa ahubwo utekereza yuko uzemera n'ibizabaho byose ibyo uzahurira muri urwo rugendo byose nabyo muri urwo rugendo ibyo uzahurira nabyo muri urwo rugendo byose uba uri tayari yo kubyakira nta gusubira inyuma rero ubwo nsuhuje abantu babayeho mu myanzuro itari yabo babayeho mu bitekerezo by'abandi bantu bagishije inama nta kindi kintu bafite ngo sinzi icyo nakora hanyuma ufite icyo akora watekereza akakibaho icyo gihe nawe igihe kizagera nawe nyine ubwo wicuza ariko si cyo twifuza guhera nonaha rero ubuzima bw'abandi tujye tubwigiraho butubere isomo
byo kuba dufata imyanzuro yacu ituvuyemo kandi twiyemeje. Niyo mpamvu ubona mu gisirikare hari umuntu ujyayo yamara kugera ngo hari umusirikare umwe ngo yaravuze ati ngo yavuye mu gihugu ngo baratsindwa, ngo batsinzwe ngo baramuga ngo bamuhe ubuhungiro mu kindi gihugu. Aravuga ati ngende umusirikare, ngende umusirikare n'ahandi hantu nabona ngende ariyemeje mu busirikare, sinasubira no mu rugo, ahubwo ndagomba gusubira aho ngomba kuba ndi nyine. Uri kubyumva? Uwo niwe muntu wahisemo ubutazicuza, niwe muntu wahisemo ubuzima bwe bwose ko nyine azaba umusirikare. Ariko arundi akabona birakomeye, aravuga ati ndagiye ndeka nshaka ahandi hantu mungira ibintu saa kindi zabyara ikindi. Niyo mpamvu natwe dukwiye kubaho mu buzima twahisemo, kandi ntekereza ko ubuzima wahisemo ntago uzahitamo ubuzima bwaba ari bwiza bwaba ari bubi, ntago buzahoramo ibibi cyangwa se byiza, ahubwo bizaba ari imvange. Ariko tukagira imitima yo kwakira ubwo buzima bwose. Challenge zibaho, nanjye ubabwira ibi ngibi, nanjye ndakubitwa kabisa nkamera nkareba nk'ikinyenzi ngakanura gutya nkacumba imyotsi, ariko bidakura uko nanjye hari aho nkomera. Ariko ikosa ntazakora nuko ujya kugisha umuntu inama, ngo nafite icyo nakora, ngo nabuze icyo nakora ngo nje kukugisha inama. Iryo kosa sinzarikora, sinzigera narikora. Ahubwo ukwiye kugisha umuntu inama ufite icyo umubaza. Uyu mfite inzu hariya ku Ruyenzi n'urugero, ndashaka kuyigurisha, nyigurishe cyangwa nyikodeshe, nabuze icyo nakora. Aho ufite igitekerezo cyase ndi kumva nayigurisha, wangiriye inama, aho ufite icyo wakora. Ariko mu gihe uvuze ngiye mfite inzu ariko sinzi icyo nayikoresha, mama we, umuntu azakugira inama y'icyo yumva we afite. Hanyuma nakugira inama kuyigurisha, uyigurisha amafaranga uyarye cyangwa se ukoreshe ibindi bintu bishye, ubyicuza, wicuze nyine uzabyicuza kuko nyine wabayeho mu myanzuro utifatiye. Yego, ngiye nicyo nangije kuvuga kuri iyo nkuru. Ubuzima bwose tubayemo bujye buduha isomo, tubyakire nyine tuvuge tuti ibi ni ngewe, uvuge ati kanaka niba bigenze kuriya bikwiye kumpa isomo yuko atazongera, cyangwa se bikwiye kumpa isomo yo gukora ibi. Nibyo ndabashimiye cyane, mukore subscribe, hanyuma mutugere n'inama, mukomeze no kutureba uko mungana kose. Niba umusaza yaravugaga ngo umuntu umwe yandebye cyangwa se umuntu agakora subscribe, ngewe ndinde wo kureka kuri umubare. Ngiye sije kuvuga ko ari umwe yaci intege, abantu bakomera bitandukanye, ariko niba ngewe bake bandebye abarabo pfa kuba wandebye, it's enough, birahagije, ibintu bizagenda biza kuko natekirenge mu cyundi. Ndabashimiye cyane, ngiye kwa Betonsa, Inirwema Solutions. Peace.